yari we umusore w'umurava kandi w'umutima mwiza. Kenshi yabaga mu buzima bworoshye aho yari afite inshuti nyinshi, ariko akenshi yibazaga urukundo. Yari amaze imyaka myinshi akora cyane ashaka kugera ku nzozi ze, ariko nubwo yari afite ibyishimo byinshi mu buzima bwe, mbese yabonaga ko hari ikintu kindi gikenewe mu buzima bwe, icyo cyari urukundo. Yari we yari afite umuryango mwiza, akaba yaravukanye n'abandi benshi. Buri munsi yasangaga umuryango we uri kwishimana kandi bafitanye umubano n'urukundo ndetse n'umunezero. Ibi byatumaga akurira mu buzima bwiza afite ibitekerezo by'urukundo rukomeye, ariko atarabona umuntu w'umwihariko wo kugirana nawe urukundo rwimbitse. Umunsi umwe mu gihe yari mu biruhuko, yari we yagize amahirwe yo guhura n'umukobwa witwa Clara. Clara yari umukobwa ugaragara nk'uw'umutima mwiza kandi w'ubwenge. Yari afite umutima ufungutse kandi akenshi yashakaga kugira abantu benshi inshuti. Yafashaga buri wese mu buryo bwose bushoboka. By'umwihariko yashimishaga abantu benshi kubera uburyo yumvikanaga neza n'abakomeye ndetse n'aboroheje. Iyo yaganiraga, abakurikiraga bumvaga ko ari umuntu w'umwihariko, mbese w'igitangaza. Igihe yari we yahuraga na Clara, yabonaga ko hari ikintu gikomeye hagati yabo. Clara yari afite uburyo bwihariye bwo kuganira no kwerekana urukundo, ndetse byatumye yari we amwiyumvamo byihuse. Clara yagaragazaga ko amukunda kandi ko yifuza kumenya byinshi ku buzima bwe, ibitekerezo bye ndetse n'inzozi ze. Ibyo byatumye yari we yumva ko Clara ari umukobwa w'umutima mwiza kandi ko ashobora kuba uwo azashakana nawe mu bihe biri imbere. Nubwo Clara atari yakamenya neza uwo musore, yari ashimishijwe n'umutima we w'imbere no ku rukundo rwe. Clara yari afite gahunda yo kugendana n'umusore nk'umuyobozi w'ubuzima bwaho bw'ahazaza. Nuko umunsi ku wundi yari we na Clara bahoranaga baganira bagashimishanya rwose, ukabona ko ari umubano ushimishije. Uko iminsi yashiraga, urukundo rwabo rwakomeje kugenda neza. Igihe cyose basangiraga ibihe byiza, haba mu gutembera, mu gusangira ibitekerezo no gusabana mu rukundo. Yari we yari yishimye kuko yabonaga ko Clara ari umukobwa utandukanye n'abandi, ndetse akaba afite umutima wa kimuntu. Clara nawe yakomezaga kumvikanisha urukundo rwe mu buryo bugaragara, amwereka ko yiteguye gukomeza kumuba hafi. Ibi byatumye urukundo rwabo rukomeza kugenda neza, kandi yari we yatekerezaga ko ari umwe mu bantu ba mbere yabonye ku isi, uwo azagira nawe ubuzima bwiza. Clara yagaragaraga nk'umukobwa ufite umutima mwiza kandi wuzuye urukundo, kandi yagaragarizaga yari we ko yifuza kubana nawe mu buryo buhamye. Uko iminsi ishira, urukundo rwabo rwakomeje gukura, bituma bombi babona ko bafite byinshi bahuriyeho. Clara yagaragazaga ko yumva ko yari we muntu w'ukuri mu buzima bwe, kandi yari afite amatsiko menshi yo kumenya byinshi ku buzima bwe. Yari we nawe se yumva ko Clara atari gusa umukobwa mwiza mu buryo bw'imibereho, ahubwo yari umukobwa wuzuye ibyiyumviro by'urukundo rwa kimuntu. Iyo bahuraga baganiraga ku bintu bitandukanye, bashaka kumenya ibitekerezo n'inzozi za buri wese. Urukundo rwabo rwari rwimbitse kandi rwuzuye ibyiyumviro by'imibanire myiza. Yari we yahoraga yishimye ku buryo bumwe, kuko yabonaga Clara nk'umuntu mwiza w'umunyakuri kandi ufite intego nyazo. Igihe babaga bari kumwe, bumvaga amasaha atarangira, kuko hari igihe babonaga hari byinshi byo gusangira. Uyu musore yifuzaga ko urukundo rwabo rwakomeza kuba rwimbitse kandi ruzira gushidikanywa. Clara nawe yashimishwaga cyane n'urukundo rw'imvaho rwa yari we. Byageze aho umusore yabonye ko Clara atari umukobwa utisubiraho, ahubwo yari umukobwa utanga urukundo rwuzuye. Yari we yizeraga Clara ku buryo buhebuje, kandi yibwiraga ko ari we mukobwa w'umwihariko mu buzima bwe. Yageragezaga kumwereka ko amukunda, akamwereka ko Clara ari umuntu udashobora kubura mu buzima bwe. Uyu mukobwa Clara nawe yakomeje kugaragaza ko amukunda, ariko mu buryo bwa hafi, yifashishije amagambo meza n'ibikorwa bihamye. Imibanire yabo yakomezaga kuba myiza, kandi bombi barushagaho kubana n'umutima wuje ibyishimo.
Ibi byatumaga umusore abona ko Clara ari umukobwa utagira amakemwa, ko atari umukobwa wa kabiri ahubwo ari we wa mbere yakagombye kuba uwo azaba hamwe igihe cyose. Kubera ko umubano wabo wari mwiza, umusore ntiyigeze atinda kumubwira amagambo ye yo kumwereka ko amukunda. Byari bimworoheye gukunda Clara by'ukuri kubera ko umukobwa yahoraga amwereka ko afite umutima ukunze. Umukobwa nawe yahoraga yereka umusore ko amwishimiye kubera ko yamwitagaho. Umusore yabonaga ko urukundo rwabo rufite imbaraga kandi ko nta kintu cyari kuzababuza gukomeza kuryoshya no kuba impamo. Nubwo urukundo rwabo rwari rwiza kandi rwari ruri kugenda neza, hari ibintu Clara atigeze yerekana kuri yari we. Umunsi wundi Clara yakomezaga kugaragaza isura nziza imbere ya yari we, akamwereka ko amukunda kandi ko bafitanye umubano wo ku rwego rwo hejuru. Yari we yumvaga ko ari we mukobwa w'umwihariko, ariko nawe ntiyashoboye kumenya umugambi nyamukobwa amufiteho. Nyamukobwa yakoraga uko ashoboye kose ngo agumane isura nziza, arusheho kugaragaza ko ari umukobwa w'umutima mwiza wuzuye urukundo n'ubwitange. Ibi yabikoraga kugira ngo umusore atabona ko hari ikindi kintu cyihishe inyuma y'urwo rukundo. Yakomeje kumwizera mu buryo bukomeye, yibwira ko Clara ari umukobwa ufite intego nyazo kandi ko bazabana ubuzima bwose. Yakomeje kumuha amafaranga amusohokana agamije kumushimisha no kugaragaza urukundo rwe. Mu gihe gikomeye Clara yamubwiraga amagambo meza amushimira kubw'urukundo rwe ndetse akamwereka ko amukunda byimazeyo. Nyamara uko iminsi yashiraga, yari we yatangiye kubona ibimenyetso by'uko urukundo rwabo rushobora kuba rutari rwuzuye. Clara yari atangiye kumwereka ibimenyetso bitandukanye birimo kumusaba amafaranga menshi no kumutwara ibintu byinshi. Yari we yabonaga ko Clara akomeje kumufata nk'umufatanyabikorwa mu rwego rw'amafaranga, akamubeshya ko amukunda mu gihe mu by'ukuri yari afite impamvu ze bwite. Ariko umusore yabaye nk'ubyirengagiza, aratuza cyane ko nta bimenyetso yari afite bibigaragaza. Ibyo byabaye ihurizo rikomeye ku musore. Nubwo yagaragazaga gukomeza kwizera Clara no kumwitaho, yatangiye kubona ko ibintu bitari kugenda uko yabitekerezaga. Akenshi Clara yamubwiraga amagambo meza, ariko akabikora nk'umugambanyi wo kumuhenda ubwenge kugira ngo akomeze amurye amafaranga. Ibyo byateye yari we kwibaza ku byemezo yari yafashe, kandi atangira kubona ko Clara ashobora kuba yaragambaniye urukundo rwabo. Yari we utarabashije kumenya icyo gukora, yaje kujya mu rujijo rw'ibyiyumviro, atangira gutekereza niba koko Clara amukunda cyangwa niba yari atangiye kumugurisha ngo agere ku nyungu ze bwite. Ibi byose byatumye agira impungenge ndetse atangira gutekereza ko urukundo rwabo ruri mu kaga. Ariko uko iminsi yagiye ishira, yari yatangiye kumva ko ibyakorwaga bitari gusa kumushimira cyangwa kumwereka urukundo, ahubwo byari bimaze kugenda bigaragara ko Clara yashyiraga imbere inyungu ze bwite. Byari nk'aho Clara yari afite gahunda yihariye yo kugenda atwara amafaranga menshi, ashyiraho ibisabwa mu buryo buhoraho kandi akabeshya ko byose ari ibintu by'urukundo rwimbitse. Umusore yakomeje kujya amukorera byose ashaka kumushimisha no kumwereka ko amwitaho, ndetse ashaka kugira ngo Clara yishime mu gihe yari mu bibazo. Clara nyuma y'uko yari yatangiye kumusaba amafaranga menshi, yahise akomeza kubeshya yari we ko ari ibintu bisanzwe mu rukundo rwabo, ko iby'urukundo bisaba inkunga zose zishoboka. Yari we utari warumvishe neza ko hari impamvu z'inyungu bwite mu byo Clara yakoraga. Yakomeje kugenda abishyira mu bikorwa ndetse akora uko ashoboye kugira ngo amushimishe no kumwereka ko amukunda byimazeyo. Uko iminsi yagiye ishira, Clara yakomeje kugenda asaba umusore ubufasha, amubeshya ko afite ibibazo runaka kandi ko ari ngombwa ko bikemuka. Uko bidakemutse byagira ingaruka ku buzima bwe. Ariko ibyo byose byatumye yari we atangira kubona ko urukundo rwabo rutari kuba rwiza nk'uko yabitekerezaga. Uko Clara yashyiraga imbere amafaranga n'inyungu ze, byatumye umusore abona ko hari ikintu gikomeye kimubangamiye. Clara yari amaze guhinduka rwose ku buryo byagaragaraga. Yashyiraga imbere
ibyo yifuzaga kurusha gukomeza kuba kumwe na Yariwe mu buryo bwiza. Atangira kugaragaza ko ibitekerezo n'urukundo rw'imvaho atari byo byari mu mutima we. Mu by'ukuri buri munsi Yariwe yagaragazaga gukora byose kugira ngo amushimishe, amwereka ko amwitaho kandi azirikana ku byifuzo bye. Yashakaga ko Clara yumva ko afite umutima wuje urukundo n'ubwitange, kandi ko nta na kimwe cyabura mu byo akora kugira ngo amwereke urukundo rwimbitse. Clara wari warigaragaje nk'umukobwa w'umutima mwiza yakomeje kubeshya Yariwe ko amukunda, nyamara Clara yari afite ibindi bikorwa byihishe mu bitekerezo bye Yariwe atari yarabashije kubona. Uyu mukobwa Clara nubwo yari yarigaragaje nk'umukobwa w'umutima mwiza kandi w'ukuri, yabonye amahirwe akomeye mu rukundo rwe na Yariwe. Yakomeje kubona ko Yariwe yari afite amafaranga menshi kandi ko yamuhaga ibyo byose yashakaga, bikamugirira akamaro mu buryo bwa hafi. Uko iminsi yagiye ishira, Clara yashyize imbere inyungu ze bwite, cyane cyane izo kugera ku bukire no kugira imibereho myiza, kandi urukundo rwabo rwakomeje kuba uburyo bumufasha kugera kuri izo ntego ze. Clara yabonye uburyo umusore ataburaga amafaranga, ndetse akaba yari umuntu witeguye gukoresha ibyo afite byose kugira ngo yishimire ibyo Clara yifuza. Ibi byatumye Clara arushaho gukoresha urukundo rwabo nka kimwe mu bikoresho byo kugera ku byo ashaka. Ntajya agira ubwoba bwo kumubeshya ndetse no kumutwarira ibyo amufitiye. Byari nk'aho Clara yari yaramenye neza imitekerereze ya Yariwe, akamenya ko azamuha ibyo ashaka byose atigeze asubiza inyuma. Yakomeje gukoresha ikinyoma cy'urukundo kugira ngo amutware ibyo akeneye, akifashisha amagambo y'urukundo n'amarangamutima meza kugira ngo Yariwe agire icyizere gikomeye ko Clara ari kumwitaho. Umunsi umwe umusore mu gihe yari ari mu mahugurwa kuri hoteli ahantu, yaje gutangazwa n'uko nyamukobwa yamusabye amafaranga ngo afite ibibazo, n'ubundi nk'uko byari bisanzwe. Nyamuhungu yaje gusohoka gato ngo ajye hanze bavugane, nuko aza gukubitwa n'inkuba ubwo yabonaga nyamukobwa yasohokanye n'undi musore muri iyo hoteli. Nyamukobwa yamusabaga amafaranga kugira ngo nawe asengere ndetse akomeze yishimane n'uwo musore bari basohokanye. Ibi byababaje umusore, ariko ariyumanganya abwira umukobwa ko baza kuganira, maze akuraho fone asubira mu cyumba cy'inama, cyane cyane ko uyu mukobwa atari yamenye yuko Yariwe yamuciye iryera aho bari bicaranye n'uwo musore barimo gusangira agahiye. Ntibyatinze inama yaje kurangira, maze yegera ushinzwe kwakira abantu kuri iyo hoteli, amubaza ku bijyanye na Clara kuko n'ubundi yabonaga baba bisanzuranye. Nuko amubwira ko n'ubundi uwo mukobwa asanzwe azana n'abandi basore muri iyo hoteli, ndetse byarimba bakanarara. Ibyo byatumye umusore yiheba ndetse atekereza ko yaba yararuhiye ubusa. Yariwe yatekereje ku magambo ya Clara y'ibinyoma, kumwizeza urukundo rufite imbaraga, ariko nyuma y'igihe kinini yabonye ko hari byinshi byamubeshye. Urukundo rwabo rwari rwarahindutse impamvu y'ibyifuzo by'umukobwa wifashishaga amagambo meza kugira ngo agere ku nyungu ze bwite, aho yari afite gahunda yo gutwara byose ku nyungu ze bwite. Yariwe mu gihe yageragezaga gusubiza umutima ku murongo, uyu musore yasanze adashobora gukomeza kwihangana. Ibi byatumye ahura n'agahinda gakomeye. Urukundo rwari rwaramugize igikoresho cyo guhembuka uwo yitaga umukunzi we, kandi kubera icyizere ku rukundo rwabo byatumye adashobora kubona uko yakongera kubaho mu buzima busanzwe. Nyuma y'igihe akomeje kwihangana, Yariwe yafashe icyemezo gikomeye cyo kwiyahura. Mu nzu yicaye hasi, yafashe ikaramu asiga yandikiye umukunzi we ibaruwa igira iti: Clara, ntabwo nari nzi uko nabivuga, ariko ibi byari bikwiye kubibwira umutima wanjye. Muri iyi minsi numvise mbaye nk'umuntu wabuze byose byari bimeze neza mu gihe twari turi kumwe, ariko uko iminsi yagiye ishira natangiye kubona ko ibyishimo byanjye byose byari ibinyoma. Wari warampaye ibyishimo, ariko nyuma nabonye ko byose byari ibihuha. Wari uri gukoresha urukundo rwacu kugira ngo ugerageze inyungu zawe bwite. Ntacyo wari ufite uretse amagambo meza
no gukurura umutima wanjye. Wanditse amagambo meza ku mutima wanjye yo kumvisha ko wankunze, ariko nyuma naje kubona ko atari ukuri. Iyo natekereje ku gihe twamaranye, nahoraga numva ko turi kumwe mu rukundo rw'ukuri, ariko wowe wifashishije urukundo rwacu ngo ugere ku byo ushaka. Igihe cyose natangiye kugukorera byose ndetse ngakora uko nshoboye ngo wumve ko nakubera umugabo. Ariko none ubu ndi kwibaza niba koko waranyitagaho cyangwa se niba warankoresheje gusa. Ubu noneho nta kindi gisigaye. Ndashaka ko umenya ko urukundo rwacu rwari impano, ariko nanone ubu urwo rukundo nirwo rugiye gutuma ntagishikomeza kubaho. Usigare amahoro, uzakomeze kubaho n'abo wahisemo gukunda. Nanjye ngiye gukomereza ubuzima ahacecekerwa ugukunda yari we. Murakoze gukurikirana iyi nkuru y'urukundo, inkuru iteye agahinda, inkuru ibabaje. Burya gukunda umuntu ukamwimariramo cyane ntabwo ari byiza, ahubwo ni ngombwa yuko ukunda umuntu mu rugero, ntuzamere nka yari we, uyu musore winjiye mu rukundo bwa mbere agahura n'umukobwa w'igisambo akamucucuza utwe, hanyuma yageraho agasanga yaribeshye, agahitamo kwiyahura kubera agahinda yatewe n'uyu mukobwa, kubera ko yagiye amucucura ndetse amubeshya urukundo. Murakoze rero, mwari kumwe nanjye Mombasa, mugire ibihe byiza, bye bye.